Hi guys, muraho neza mumeze mute bantu bacu bakunzi bacu bafana bacu abantu bakomeye cyane kuri twebwe tubahoza ku mutima mumeze mute murakomeye iminsi myinshi tudakora tutaganira tutabazanira abatumirwa ariko noneho ntago nshaka kubasezeranya ngo tugiye gukora ngo buri munsi ndashaka no muzabyibonere ko ari kenshi tubibabwira ntibibe nk'uko twabiteganyije bitewe n'impamvu zitandukanye ariko ndabibijeje so mumeze mute murakomeye natwe turakomeye nta kibazo kabisa turashima Imana dukomeza no kubashimira kuri support yanyu ukuntu tureba mudukunda turabibona kandi tubiha agaciro abafana bacu bo kuri Iwacu Top mukomerezaho abantu bakomeye uyu munsi rero ntago ndi jyenyine kandi ntago ndi kumwe n'umutware wanjye kubw'impamvu umutware umutware wanjye bazaba umutware ujye n'umupasiteri mwubahwe kabiri cyane umutware umupasiteri nakoze nk'icyo kibazo ariko maze ndake ni gute ubiyoberwa nimbaza ikibazo ubuzi ntabwo hari nyine kubw'impamvu zitandukanye ariko tuba turi kumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi so turi kumwe n'umushyitsi wacu hano umutumirwa benshi muramuzi ni umusitari ni umumama mwiza ufite icyo yagezeho witeje imbere afite aho yigejeje ufite inama nyinshi yatugira mu buryo bijyanye n'imyubakire mu buryo bijyanye n'imirimo no kwihangira imirimo ntekereza aho byose ko bifiteho nosiyo turakwakiriye mubyeyi murakoze cyane twagira ngo wibwire abantu bacu uri muntu ki mbese nyine ku muntu utakuzi wamwibwira gute okay nge ku mazina yanjye nitwa Ingeneye Beatrice ukunda kurihina bakanyita Bea ndi umumama ndubatse mfite abana babiri n'umugabo umwe nkaba nkorera ku cyamakuru Muyoboke TV niho dukorera njye n'umugabo wanjye mudusapotinge kandi hanyuma ndi umumama usanzwe tirata tugira umutima mubi ugira umutima mwiza ukunda abantu wishimira abantu kugira ngo ni nk'uko tubayeho mu buzima busanzwe nk'ubwo abandi bose babayeho ufite abana se mfite abana babiri b'abahungu ndatekereza abatakuzi bakumenye kandi hari n'abandi bakuziga wenda bambona abantu bacu rero mwajya kuri channel yabo nk'uko bivuze ni umumama mwiza umutima mwiza hamubona niwe namusuye yanyakiriye twariye twanyweye n'umuntu mwiza kabisa nk'uko bivuze so wivuga amabi kandi amuza ariko kandi yakuvugiye nawe ubamvugiye menshi kurenza ayo ni ukuri mugende mukurikirane nabo bakora ibintu byiza so uyu munsi rero ntago ari wo munsi ari dutugiriza nama nababwiye zo kubaka zo gukora imishinga tuzamugarura nimuramuka mukunze murabyandika muri comment mutubwire ko nyine mwamubonye uyu munsi rero dufite game dushaka gukora akagame gatoya kugira ngo nyine twishimane namwe duseke twinjoyinge turuhuke game rero ukuntu imeze hano hari udupapuro turiho ibibazo nyine ntabwo twateguriye hamwe afite ibyo yateguye nanjye nkagira ibyo nateguye tuzaba tubazanye ibibazo nta kubesha nyine ikibazo wumva ko yasubiza niyanga kugisubiza anywa ikirahure cy'amazi ikirahure by'amazi si de water kandi ukayinywa ukayimara se kimwe ahubwo kimwe bibiri umuntu adaturika amazi utamugazanira neza niyanga kugisubiza ayanywe uretse ko icyo atari n'igihano ahubwo ni ibintu byiza kuko amazi ni meza cyane ubuzima no ku mubiri so rero ni ibibazo nagisubiza ni amahirwe ni umushyitsi of course umushyitsi ntutangira we nyiri inzu oya
niwe twakwakiriye ni ugutora ikibazo ukagisoma ukagisubiza uzagitora ukimenye gusomera ukinsomere nangize igisubizo akira mwese umuntu ntiyakwisomera insome bitari byose oya ndakikwereka mana yanjye mana reba bya bibazo iki ni nanjye wacyanditse ninjye haranditse ngo hagati ya papa wawe na mama wawe ninde ukunda kurusha undi hagati ya papa wawe na mama wawe ninde ukunda muri bo kurusha uwundi ubwo se nkunda ndera ko bose bakunda icyo gasi igisubizo nawe rero wabajije ikibazo kigoranye habaho umuntu ukunda ababyeyi bawe bakunda kimwe habaho umwe ukunda cyane ariko nanjye nyine ninde ukunda cyane ninde muganira cyane ni mama okay ntabwo kumaza ninde nkunda cyane bose ndabakunda ahubwo ninde nyine mbwira utuntu twanjye cyane navuze ninde ukunda cyane wowe nkunda cyane urumva nyine impamvu mubwira utuntu twawe cyane nuko ari wowe wisanzuraho cyane nuko nyine ari we nisanzuraho kandi umubyeyi w'umumama hari ukuntu nyine kandi ndi imfura urumva imfura na mama we baba bajya kungana muraganira cyane utangiye kugira iki noneho kingana n'urwara sinjye kugifungura cyageze yasuwe ahubwo ni nanjye wakiyanditse ufite ex uwo ex wawe muracyavugana ninde ayiwe mama wanje we satani rucira mukasa ngo rugatwaranyo wari waruncire none ragutwara ufite ex ndamufite okay uwo ex wawe muracyavugana oya ninde uvuga izina rye kankubeshye ntago tukivugana none se wavuze ngo muracyavugana oya kuvugana ninde yitwa nde ntago tukivuganaga nyine ntago mukivugana ariko ex wawe arahari kandi yagiraga n'izina urarivuga okay kandi uranywa bibiri vuga ibyo byose wemeye iyo uza kuba utemeye ngo ntago ugira ex wemeye ngo uramugira ugira ex mwakundanye mbere muratandukana hanyuma ntago mukivugana urumva nyine ko mwatandukanye ariko yagiraga izina yitwa nari kubaha ntawe ngira ukemera ntabwo nari kubyemera nyine kuko nta muntu ungana nawe ngo waba warabaye agakundana n'umugabo umwe agahita bari umushaka ntibikunda nawe yitwaga Frank nawe reka kubeshya vugisha ukuri cyangwa unywa amazi ibyo urimo urabeshya ntabwo yitwaga Frank niko yitwa niko yakwitiranwa n'umugabo wese ubwo twamenye ukuri ari ukuri vuga irya kabiri ryiwe ubwo wagombaga kubuza amazina yawe oya nawe aho ngaho ushatse kumuvuga cyane akamenyekana oya vugisha ukuri akamenyekana si ikintu nuko nawe yitwaga twavuze ko ari Frank se gute umugabo witwa Frank nyine nawe niko yitwa ahubwo nanjye byarantunguye vuga irindi we reka kuncabiranya no kutubeshya arimo irindi ryiwe nuko nari ntararimenye ni kwa kundi mumenya na gute nose mwakundanye igihe gito kuryo ari ex wawe amaze iminsi muraba muziranye ntibyageze ku rwego twibwirana amazina yombi nuko gusa nyine urambeshya kandi kumbeshya ni icyaha nukuri ibyo bintu byo kuvuga ngo Frank gusa namenya natandukanye nanje wanje nuko nyine nta kindi ntabwo kimeze gutyo nari kukubwira ko nanjye yitwa William hanza nkashyira mu yoboke ikinigi cyanditse ariko wanditse nanditse nukuri icyo ni njyewe ese ko ari kuzi ibyawe gusa mbwira umuntu wanga mu buzima cyane umuntu wanga kandi ntuvuge ibintu bya politike ngo ibiki n'ibiki ngo biki ubu nyine abo nanze n'abanyine n'abariye ba politike bari abagiye mu bya politike umuntu wundi usanzwe apana bariye nahise nabyandikaho apana ibintu byo kuvuga ngo ntuzi umuntu nanga umuntu wanga nkumva ndamwanze mpora nanga ubu nyine umuntu nanze kwereka asaba basi umuntu uri kwanga ubu nyine muri iyi minsi mutari kumvikana umuntu ndi kwanga ubu nyine tutari kumvikana inkwasha nta muntu uzi kwanga ntabwo bibaho gira vuba beya oya nawe noneho ushaka kunteranya n'abafana bawe kugira ngo nivuge mu kiganiro ariko bureka nta muntu ubu nyine ndi kwanga inywa gira vuba unase urashaka ngo mvuge ngo nanze umuntu ntawe nanze nta muntu wanga nanga mu buzima mpora numva nanze nanga satani
n'umuntu birashoboka stand sentaza yinjira mu muntu akaba cyambe guys mwana no rero no mutumira no se ngende ndumva nta muntu nanga n'ukuri ngende ndumva nta muntu ubu ngubu nta muntu ndi kwanga inywa mashi ntabwo ngenzi kwangana inywa rikumbeye nda muntu nanze ariko unaba nabuzimo keretse wanze wanze ko mvuga kandi nanze bamubwiye mu kanya tutaratangira nyine nanze wambwiye ngo simbivuga oya muvuge hano turi kuvugisha ukuri nyine ngewe abantu ndi kumva nakunze muri aka kanya ni abantu babiri bagiye baricara ku macano yabo ubavuga amazi ni abantu babiri bicaye kuri cano yabo baterura umugabo wanjye kubera yavugiye njenjebuzi nimba ari njenjebuzi wa mupapa waje hano akitanga amafaranga mu rusengero bikaba ikibazo mu uko yitanze amafaranga mu rusengero bakatangira gushiraho ibya politike bamushiraho ibya politike kandi umugabo wanjye mu by'ukuri ibyo yari yavuze ntabwo yari yavuze ntabwo yari yamuvugiye nk'ibya politike nibo bantu uri kumva in short abo bantu ndabanze kandi nabanze mu gitondo ndabanze bafite agatima kabi byatari kubera ko bantukiye umugabo numva ko warubeshye kandi wari wambye ngo simvuga ibya politike kandi baraza n'aba politike none se babishize muri politike umuntu wese gasigaye abyuka mu gitondo agahita aba umupolitisi byarakomeye se kuki ibibazo byanjye bitari kuza noneho kigiye gucika gakibeanire okay ibintu ni okay mana ni ryari wasebye mu buzima bwawe wumva urasebye pe uravuga ngo aha hantu ho ndahasebeye ikibazo nagutegure biri kunzana ni ryari wasebye uravuga ntutubeshye nk'ibyo bintu bigiye kutubeshya hano ngo mu ex witwaga Frank n'umugabo wakitwa Frank se twamenye ukuri ari ukuri wewe vuga ngo uvugisha ukuri igihe wasebye uravuga ati aha hantu ho ndasebye mu bantu nyine nta muntu ugiseba ubuse waseba mu nzu uri wenyine ahantu mu bantu benshi ukora ikintu uravuga ati mana aho haho nigeze kubesha umuntu mubesha ahantu ndi icyo kiroroshye man kandi mubeshya ahantu ndi kumbe turi kumwe aho ngaho nta mubonye wumva urasebye no icyo ngicyo ntabwo gisebeshe cyane bamubwira ngo kandi umubwiye ngo uri nka rusambo kuko mwicara ahantu wicaye n'abari gatavuga ati ndikubona naho ubusebye aha rero nahise numvise numva icyo ntabwo gisebye cyane niko nubwo ntari kubyibuka ariko icyo nacyo ndumva ngewe ikintu kigeze kunsebya mu buzima numva ndasebye kabisa nigeze kwikubita hasi mu muhanda urimo abantu benshi ndagwahira kugwa neza uraryama kugwa ndaryama neza nika reba ukungana nkagwa nkika hasi umva narabyitse nkajya numvise narwo nandi kwita ngo ukiri umukobwa ejo bundi ndi umumama ngana nkiri umukobwa se nanganaga gutya sha ngana gutya niko sasi ngana gutya uragwa neza urabyuka ndagwa hariya ku muhanda iwacu urahazi ndagwa neza ndabyuka umva narwo nandi kwita ko nababaye kandi nababaye napfuye ariko byonyine nabonye ukuntu abantu bose bamwe basetse noneho beze ko na muri murangi yari ari we yanasetse yatembaga ari hakurya ari kundeba nta no kuvuga ngo pole numvise barasebye inshuti yanjye n'icyande n'icyawe n'icyawe ugiye kunsomera tora nyine none njye utora nkaguha cyo ni icyanjye kandi ibyanjye njye ntabwo nanditse ibikomeye nanditse ibyoroshye yesu we ukuntu uresha gutya urabimenye urabivuga wigeze ubeshya umuhungu ko mukunda yebaba we kandi ushaka kumurya amafaranga ntubeshye mana we ubwo icyo kibazo ni we nari nagiteguriye none ubwo kingezeho gute umwanzi umucukurira kobo agenda bavuga gute umwanzi umucukurira kobo umucukurira kanzi ukamucira kanzi urumva igikorwa ariwe tawe ayiwe imwagira vuba aho ngaho uranywa iki cyo bureka bivuga kandi usana ku buryo n'uwo muhungu abyibuka ngo umuhungu wigeze kubeshya ko mukunda ntamukunda ufite intego yo kugira ngo uzajye umurya amafaranga gusa haba we ubwo ninde kwamuki ubona nako bureka nyine mvuge nyine rimwe ukanze no gukinduka ugahimba rimwe umva nkubwire kabiri gatatu nigeze
byagenze bite byagenze bite se byari bimwe ikibazo yego ikibazo kiravuga gusa ntabwo byagenze nta birimo yashaka uko byagenze ubwo se nabyibuka urumva nyine naramubeshyaga ko mukunda amubeshya ko dukundana urumva ubwo nyine we yarazi ko dukundana wewe wari ufite iyo ntego njyewe numvaga ko nshaka akanyera ku mafaranga yiwe gusa rero urukuzi mwana ntabwo ari urukuzi ntabwo numvaga nyine mukunda cyane nako toru ni gutera iki kibazo reka nze cyangwa ndatora ngo reka nagutorere kanwe komande iki kibazo niwe nakigiriye ku hanze hari icyo usubije uko hari indirimbo wigeze kureba mu buzima bwawe ituma urira urayumva bigeraho ugira emosiyo zo kurira iyo ndirimbo ni iyihe mwituririmbire ukuririmba ntibirimo mama birimo nagize ubute bwo kubyandika ariko kubera ko njye nabyanditse byose byari birimo indirimbo ni iyihe uturirimbiraho akavensi uvuga ngo iyo ndirimbo iyo nyumvishije amarira aratemba indirimbo ntube araje ambeshye aririmba indirimbo yumvishije mu kanya aciye hano ku muhanda atabeshye ngo iyo yiyumvishije ngo ararira vugisha oya njye sinjya mbesha indirimbo ujya numva kenshi njya ndirimba nkarira y'Imana y'isi yakuriza abapagani kandi indirimbo y'isi yokuriza bitewe nayo n'amagambo niyo ndirimbo y'isi urayivuga yokuriza yivuga wabuze ngo isi y'Imana iyi ndirimbo ya y'isi none niyo Diamond se yaririmbye ukarira oya y'Imana y'isi y'Imana ibaho oya y'Imana wari uvuze ngo iyi vuga y'Imana y'isi ntabwo yandiza ngeyewe nayishimira ahubwo nkayibyina vuga y'Imana niya ndirimbo menya ari yagisubiza vuga menya ari yagisubiza ngo wandagare urabesha mate ndatekereza ukuntu Imana ishobora kukusigama mu bibazo n'ibibi byose ukora ntiwandagare ntikwandarike ntatekereza ukuntu Imana ikomeye nanjye ntabwo ndarira ariko nanjye mba numva habura agatungo ndiri kuri iyo ndirimbo niyo ijya ukuriza we iyo ndirimbo nyine ngiye ntabwo irandiza ariko mba numva habura agatungo ndiri usibye ko n'isi yakuriza mwana indirimbo ziriya za kera z'abameduza ukuntu zarizaga abantu kera ariko ukiri umwana sibyo ukiri muri adolesa nyine ukiri mu rukundo rushyushye rwo ku ishuri ninde harya ni njyewe ngiye gutora nguhereze kutari kunywa amazi guys ntabwo nanywa aya mazi turayanywa badayi nayo watwakirije se amazi ni meza cyane abasirimu banywa amazi man umva nuko twimana iki kibazo numbwira ko ari njye Beya uvugisha ukuri pe kandi ni ryari uheruka kugenda ahantu utoze ahubwo ibibazo bitakugiye ibibazo niba nabitegura ariko umuntu yari gutegura iby'undi agategura ibyiwe uvugisha ukuri Beya kandi nyine uragenda kandi ahantu nyine utoze ahantu hameze kare nagiye gutora abana ku ishuri ntoya zibaho ngaho ubundi uzaba ugiye kubatora none ni hehe vuga ni he hano ahantu hakomeye none ayanywe sibyo gaje ni ryari ngo ni hehe ahantu heruka kujya ugenda utoza ahantu nyine ni nko gusenga nko mu mishinga nko hehe nko kureba umuntu nko mu mishinga hari abaye umushinga oya ntuvuge ibyo mvuze wivuge ibyo mvuze nyine ndibutse mu mushinga wabaye yarahepfo kandi harimo abagore benshi cyane nagiye nakubitemo imyenda gusa noze mu ma oya ndere kubeshya ese urashaka kumubwira iki nta handi hantu ngiye nagenda ntoze urekase urahazi se wumvishe ndi kunuka warabimbwiye ngo yengo uzi ko naje ntoze bigira unywa amazi ahubwo gira ariko si umugore aranshaka iki mw'abantu b'Imana njyewe nakubwiye ahantu nagiye ntoze nagiye mu mushinga waje hari hepfo abantu bari kugenda ari benshi mugomba kwiyandikisha ngenda ntoze ngiye mu zonsonga babise ukuntu nikunda ntabwo nagenda wagiye mu gatondo ukaruka turagase ngo sinatinze naratinze aho ngaho kabisa njye ntabwo nabeshye se gutoga nabwo waragarutse ntiwoga nabwo naragarutse sinoga hari ahantu twaciye naho sinoza
yewe iki ni icyanjye yewe Okay, bureka ndahita nkihindura. Urahita ugihindura? Ni ikihe kintu Frank yagukoreye ukumva wataha? Ntubeshya. Harimo umugabo wanjye urasebye niko utari gushiramo izina ry'umugabo wanjye utazi ko ari ngiye gitora. Nirihe kosa Frank wiza kubeshya, wiza kwigira umwere hano umugabo wawe ni marayika ngo ni Yesu uvuye mu ijuru ushitse. Mumbarata. Ukumva watekera. Ambye tusigarana abana bawe nditarica ntacyo pe. Ntacyo. Umugabo noneho ari perfect. Weka ndumva nataha. Ako si ikintu cyo kugira ngo umuntu atahe. Ko kiba cyakomeye. Oyi urumva urakara nyine ukajya ku rwego wumva wantu. Warakara n'umugabo wawe kugeza igihe wumva atari ikintu kiri special nyine cya kintu yagukoreye cyatahe. Ukumva wataha. Yego pe nayo ntibirambaho umwana. Shangange ni ukuri pe. Sinzi nyine icyo kintu ariko wowe nko mu bitekerezo byawe uba wumva ari nk'iki Frank yagukorera ugahita uca nyine icyo nubwo ataragikora icyaramutse akoze aramutse agikoze muri make ntago ari icyo yakoze nta n'icyo ntacyo bavuze ko ntagera gukorera ngo wumve ariko ni nk'ikihe kintu ujye wumva aramutse Frank agukoresha wahita utekera ukamusigira abana ngiye ko atakinkunda atanshaka mu rugo mu buzima namuha amahoro nyine nkagenda kugira ngo tuzatandukane nabi namubise iryo jambo rigatuma utabana bawe ukagenda ijambo nyine yarishyize no mu bikorwa ijambo gusa akakubwira ngo sinkigukunda sinkishaka ko tubana wowe niwe wagenda cyangwa wambwira ati wowe utagishaka ko tubana wowe nguri umuryango icireho nagenda nge namubise wowe watekera ukagenda ariko aramutse nyine aratangiye kunyereka ibimenyetso by'uko atashaka ngewe wavuze ngo nta kinshaka ngo ningende namubwira ati utagishaka undi niwe uri bugende none we n'iki yakora kuguca inyuma ngewe narabivuze ashatse umugore wa kabiri akamunzanira mu nzu gutya ngo uyu ni umugore wa kabiri akamunyereka ofisha akambwira ngo uyu mugore ni umugore wanjye wa kabiri mugiye kuzabana muri ino nzu cyangwa ntitunabane no mu nzu gusa akambwira akaba ari nkano uri hano uri mu Rwanda isi yose ikabimenya akavuga ati umugabo wawe William yarashatse afite undi mugore wa kabiri biri ofisha nawe akabimbwira atari amakuru y'abantu gandora amakuru y'abantu bazababeshera abantu bahite nkabigibonera natangashanje ntabwo byakunda ko ariko ubyumvishe gusa cyangwa ukabibona agakomeza agakora inshingano ze nk'uko yazikoraga akakomeza akakunda akagaburira n'abana bisanzwe byakunda ntabwo byakunda kera iyo haje umuntu wa kabiri ntabwo aramutse atamushatse akanyine yani akajya gucitinga akajyayo atamushatse akamucitinga urumva kuncitinga nyine no kuncitinga none ko ntaba namubonye akiri ukamufata nyine nkamufata yagiye kuri uwo mugore ariko atamushatse nyine amubabarira kuko yaba yaguye mu cyaha kandi twese turabakandida b'icyaha urabizi ni ryari kandi ariko noneho nanjye nagusubirije icyaha ndageranije ikibazo ntubeshe urahita unywa amazi ngewe nta n'ikibazo ndi kukubeshya ariko ni ryari uheruka kubesha umugabo wawe ni ryari wamubeshe nyine iki ngo ni ryari mperuka kubeshya umugabo wanjye uraje ubwe ngo afyenyenye ngo njye sinjya mbesha sinamubesha ryari mperuka kumubeshya ndamubeshya si ibintu byinshi mana ngenda menya ari ikihe mperuka nyine ni ryari uheruka nyine ikintu uheruka kumubesha mukubita imitwe kabisa muteri ya mitwe nyine ngo irenze si ubwo ni ikintu namubeshya umubesha nyine ntabwo mperuka kumubeshya inywa na mukanya wamubesha inywa agira vuba noneho ahangaha uranywa sha gira vuba ntabwo uherutse kumubesha inywa utararutekereza kubesha breka ntekereza icyo nawe yavana n'iminota yarenze ntabwo uheruka ngo gute amazi ntabwo nayamara reba ukuntu umenyeho amazi ihangane nk'ayamare ntibishoboka ntabwo wareka kumubeshya mbese nimba naramubeshye uragira ngo mbivuga bimenye ko namubeshye niba ari ikintu namubeshye kandi agakimpa uragira ngo kinyagoze vuga ngo watinye kukivuga ntabwo ngiye mperuka kumubeshya akira ni njye ugusomera sha reba ukuntu umenyeho amazi nihangane guys urabona ukuntu no mama
ariko mfata nabi kuri kamera yiwe nkamubwiza ukuri yakomeje gucika ibibazo akomeza gucika ibibazo yigize umwere yigizeshwe nireba nga wahishe ababyeyi bawe ababyeyi ntubeshye hari igihe wigeze kubeshya ababyeyi bawe ukabahisha ikintu ugakora ikintu ukakibahisha ukavuga ngo ababyeyi banjye iki kintu ntibazakimenya n'ubu se kiri banga cyaba barabimenye simbizi niba barabimenye wigeze nko kukibahisha wenda oya ntabwo bararimenya mana hari ikintu cyisha ababyeyi bawe ukarinda ugenda utarakibabwira nkiri mu rugo nyine bintu ariko baje kukimenya pe ni nk'ikihe rero wari warabahisha baza kukimenya nakoze nyine n'izina ry'abamwishura ntabwo nakubeshya kandi cyari gikomeye icyo gihe fo none nakoze icya leta mu wa gatandatu nyine mva mu Rwanda njya mu rugo amanota arasohoka mbabwira atariyo kandi ntabwo bari bazi kuyareba nyine arumva njye barayambajije papa ndamukubise atariyo nikira moto aza kuyamenya yaranyishe shagiye nawe narasebye ahubwo niba ayiwe warasebye urabeshyubeshya ni njyewe se kandi ni wowe usoma ndababeshya babeshya amanota atarayanjye ariko njye papa wanjye ukuntu yabaga acanye ku maso wari kumubeshya twari kwigerera kwa mwarimu akamubaza ikintu cy'uburyo reba ukuntu umenyeho amazi sha ngaho ninde ugiye kuvuga ni njyewe ni ikihe kintu wicuza mu buzima bwawe ikintu wakoze ukavuga ati kabisa ikintu ndakicuza iki kintu ahubwo reka nkuvomere mama maya yawe wikwirushya maya by the way ni cyo kintu nakoze mu buzima ndicuza waba uri umukobwa waba uri umugore ikintu wakoze ukavuga ati iki kintu narahubutse ndakicuza iyo mbimenye kiravuga icyo kintu naragikoze ariko ntabwo nakivuga kuri kamera ndangije ndakicuza ndavuga kubera iki nagiye nkora iki kintu none ntabwo nabivuga funga nyoko sigaye amazi sawa ariko nibe nawe ariko urarya nijoro apfuye we mana ibibazo bisigaye bimugore kandi cyane nta kibazo cyangora y'abarundi ngo ni mugisha ayiwe tuvuge ko ariyo urankopeje ahubwo mugisha buriya yarandijije ariko mana indirimbo ya mugisha ariko none ahubwo mugisha mushaka ko ari true story yakinnye ariko none nimba ari filime yandijije ni mugisha kwisi hari n'indi filime y'abahinde nayo umwana nyirakuru yajyaga yambika ubukomo hano akamutwika nimba yaritwaga nde bajyaga bayita ndera ye kera cyane abantu bavutse kera nkatwe nibo bayimenye abashusho nkaho njye sinayimenye we ntabwo wayimenye urucyari umwana ndakana ko ngusura iyo ngiyo kabisa filime zo ni nyinshi byunze byari gutera isa neza mukanzanye umushyitsi nkatsindwa njye se natsinzwe turahora bimwe ntabwo nanze kubisubiziriza kuri kamera kubera banyamuntu bamusheni ni ryari wishimye mu buzima ni ryari wababaye njyewe icyo kibazo yaba ari njye wakiguyeho igihe nishimye mu buzima ni igihe nabyaye narigeze ngo uravuga ikindi kintu ni ryari wababaye igihe nabyaye nabwo wababaye n'uwanjye nabwo buribwe nagize mu buzima oya uburibwe no kubabara biratandukanye kuribwa no kubabara biratandukanye ubwo ikintu cyakubabaje ubwo uraje uvuga ngo ibise byarakubabaye ibise se ko iyo umaze kubona umwana bitaragira kubabara ni ukuyenda ikintu nyine wumva urumva kubona umwana wari byaragushimishije ariko kandi hari ikintu wigeze kubona mu buzima bwawe cyangwa bagukoreye cyangwa byagenze gute kikakubabaza ujya wumva nyine ari ikintu cyagukomerekeje ku mutima kugeza na n'ubu umuntu nigeze gupfusha arambabaza uzi abantu tumaze gupfusha none se hari abarimo umwe nyine avugaga ngo noneho ni ka anko wawe ni anti wawe ni umuntu wa hafi kuri wawe wari warangije imirimo yo ku isi uri shuwa yari yayirangije se kuko warabyaye papa wawe akakubyara imirimo yari yarangiye nta kindi kintu yari asigaranye nukuri ni iki cyarababaje kabisa uko sokuru wawe nicyo kintu cyakubabaje mu buzima atamubwije ukuri ikintu cyashimishije mu buzima
kubyara byo ntabwo bijya bigira ikindi kintu cyambabaje ni ukuntu nakuze ndi umwana uzi ubwenge mu ishuri rindi agiye kubeshya n'umwanya kujyana ibyo mu ishuri mana yanjye we umwana uzi ubwenge mu ishuri rindiraga uve nta muntu wari uzi ubwenge bazuba wivugira uratsindwa njye natsinzwe icyo gihe wari uri kubeshya papa wa manota atariyo natsinzwe waratsinzwe mu wa gatandatu cyangwa muri tronco wararase muri make ntabwo nabonye buruse kandi nari nzi ubwenge aya ntabwo wari ababonye buruse bose bari bafite ubwenge wowe ahubwo ni uwa gatandatu awugezeho wari uba ufite njyewe uzi ko nize no muri kaminuza ariko uzi umenya ikintu nige wewe uzi ikintu nize suhuza abantu 3 mwiganye muri kaminuza nyine uzi ngo ngiye kuvuga ngo he abantu 3 twiganye narabibagiwe uzi ko maze imyaka 10 mba muri Kenya bayidebe urakuze mwana ndakuze byatari ntukambone gutya nsazi none nimba umaze imyaka 10 mba hano muri kaminuza ntabwo nize rata kaminuza nayize igihe gitoya barayizanye ukuntu byagenze kaminuza barayizanye iwacu none kubera ko njye muri segonderi muri nyine guhera mu wa 4 nize nursing urumva nursing urayize ibintu by'ikiganga okay noneho bahita bazana kaminuza y'ikiganga iwacu abantu iwacu urahasi tureba iwacu ni ibushi icyangugu Kamembe iwacu ni abi Kamembe ndabasuhuje ahantu biganye na Bea no kuri kandi abantu twiganye ndabasuhuje cyane niba zambona noneho ngewe dutangira iyo kaminuza nyine yatangira nimba itari ifite ibintu bisabwa twize nk'igihembwe kimwe nimba itari ifite ibisabwa baba bayifunze rero ndareba n'ubwenge buke ntari mfite ku ishuri mbona iby'amashuri sinzabishobora mbona ibintu by'ikiganga birimo ibintu bincanganyisha mu mutwe cyane mpita mvuga ati reka muri Kenya ko barajya hanze abantu bose bagiye hanze none mbona ababyara bagiye twabanaga bagiye mbona abantu bose bari kugenda ndavuga ati ngiye ninde wo kuguma icyangugu njyenyine uragurutse kandi sinari njyenyine mba ndagurutse nta ishuri ariko nyine hagati aho urumva ni kera umaze imyaka 10 muri Kenya ni ukuri man naje 2016 naje ndi umukobwa mfite abana 2 bakuru pe abanyeshuri abahungu 2 beza bazana bakazana abafite abakobwa okay murakoze cyane mwakoze kutureba kudukurikirana ni ukuri twagarutse kandi turi hano ku bwanyu turi hano kubanezeza ntidushobora kubabaza ntitwabikora mujya mutubwira ibitekerezo ndashimira n'abantu benshi igihe tutarutse gukora abafana bacu kuki mudaheruka gukora hano ukuntu twari tusigaye tubakunda twagarutse pe n'ejo ubundi tuzagenda tubataramo gake gusa mujya mutubwira ibyo mukunda niba ari prank niba ari iki niba ari game niba ari inama se noneho watagize inama koko yewe barigendeye bakabona abantu bo muri nosi barashiririye abantu bose bararakaye abantu bose nkabona ngewe nta kintu nabazana hano bigisha ngewe ikintu njya mbona uzi ikintu njya mbona cyahindura umuntu burya ari igihe numva ubuhamya bw'umuntu ubuhamya bw'umuntu nkabwumva kabisa nkavuga ko se Biki se ngiye kintu ntakihanganira nimba uriya yaraciye muri ibi agaca no muri ibi bigakunda kubera iki ngiye ntakihanganira ariko mba numva nta muntu wazananyigi aranyigisha tese wasanga niwe byaranze wewe rero ntiwite kuri wa muntu niyo waba umuzi niyo wazi hase hiwe ntabwo rero ukwiye wewe ita kuri bya bindi ari kuvuga kuko hari igihe babikurikiza urajya numva nta muntu wagira undi nama ahubwo decision wifatira wowe ubwawe ikuvuyemo niyo ibikomeye cyane okay sinzi ariko ngiye ntekereza ko ngiye kurwanya umuntu wamugira inama nyine akumva za nama zawe ntarebe uzivuze kuko tugendeye kuri ibyo n'abavuga butumwa niki nibyo kubwira uramutse ugendeye gukabanza ukamenya ngo ntabwo navuze ibyo bavuga butumwa ibyo bavuga butumwa bavuga ubutumwa bw'Imana ubutumwa bwanditse batora bakaduhereza none saramutse ayigisha wenda nk'ikintu nko kureka ubusambanyi kandi ubizi kasambana ariko ushobora ako uzi ko umuntu ashaka kukubwira akakubuza gukora kureka ubusambanyi nkakwigisha ukananira pe ariko wowe ubwawe wazicara ahantu ukiherera ukavuga ati ukisuzuma wowe ubwawe ukavuga ati ariko se nyine uremera ko iwe yakugira inama yo kureka ubusambanyi we yarabaye ngiye navuze ngo
abukora za nama ziwe rero ntabwo wazumva kuko umuntu uri umusinzi w'inzoga ariko akakubwira ati nukuri inzoga ntabwo ari nziza nyine ntabwo we wakurikiza inama yakubwiye ko yakuzi ko wabikora ntazikurikiza ariko nshobora guhita amasiyo y'umuntu arimo araza kumbwira iki cyamunaniye nyine n'uwo muntu ashobora kugira inama akakubwira ati wenda umugabo bigenda gutya na gutya inama z'abagabo ziba zigoye ibintu byo mu rugo biragoye ariko ashobora kwigisha ko ati ushobora kugira isuku ushobora gupanga ibintu gutya na gutya mu nzu ushobora ibintu nk'ibyo watabikora ariko wagera mu wiwe wenda arakurikije na za nama ugasanga yasuka ariko nta muntu uvuga ikintu buriya adakora barahari benshi mwana abenshi bavuga ibyo badakora so tutabarambiye rero zacu tuzajya tugaruka uyu muntu mujye kumusura kuri Muyoboke TV cyangwa Muyoboke William oya ntabwo ari Muyoboke William Muyoboke William ni amazina yiwe ariko channel yatwiye Muyoboke and Bay mu minsi imbere gatoya ariko ngende Muyoboke buri of course ni Muyoboke TV twese turi ba Muyoboke abantu baguriwe ni ba Muyoboke Sharon ni Muyoboke Bay ni Muyoboke ni Muyoboke TV mugende mudushinyireho mugani w'abarundi cyondereho hanyuma mudusharingire like comment subscribe byose mudukorere muraba mutugiriye neza cyane ego kandi mwamukunze tuzamugarura tuzajyana dukorana nawe nimba mwatwanze nabyo mubyandike nkamutubwira ko mwabanga shawe ntago mwabanga gusa nyine mushaka kwandika muri comment ukavuga ati uyu muntu okay mwakosora iki gutya hano mwavuze nabi ibintu nk'ibyo muzagarure kino mudukorere kino mutubwire kuri ibi nk'ibintu nk'ibyo ngibyo murakoze cyane rero ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao